Yesu ashimwe, aramutse neza, mukanguke burakeye, mukanguke dusenge, dufungure umunsi turi kumwe n'umwami wacu Yesu Kristo, nibashobokera muze no gufunga umunsi musenga Imana, ikimenyetso cy'uko twizeye uwo dusenga kandi twizeye ko ibyo dusaba abasha kubiduha. Ariko se mwasinziriye neza, mwaramutse neza, ese murabona Imana atari nziza kuba yongeye kuduha undi munsi hari abandi batawubonye? Imana ishimwe cyane. Hari indirimbo ya kera nayo nkunda nibuka, hari indirimbo nyine ahantu nize primaire najyaga numva ndi umwana niga mu wa gatatu, ariko sinari nzi ko nzakizwa. Baze ko zijya zingarukamo nyine. Yaririmbaga ngo benshi baradusize bavuye mu mubiri, abandi barahabihanyuranye, ariko twebwe turacyariho, turabigushimiye Mana. Benshi baradusize abandi barahabihanyuranye, ariko twebwe turacyariho, naho habi ntabwo tuhahari. Hari umuntu dukunda gusengana ndamuramukije yitwa Piyo, akunda kumbwira ngo uri mu bitaro? Oya. Uri mu nzu y'abagororwa? Oya. Ajya ambwira ibintu bitatu, akambaza nose niba utari muri kimwe muri ibyo urumva utameze neza. Ubundi abana b'Imana tugomba kunyurwa n'uko turi, nubwo hari ibyo twifuza, tukamenya ko umubyeyi wacu atureberera ari maso, kandi ibyo byose yaravuze ngo ibyo byose niba n'abapagani babifite, kubera iki duhangayitse? Dawidi yaricaye arareba, aravuga ati ariko baranyuzwe koko, baranyuzwe. Avuga ukuntu ibintu byabo byose bigenda neza, abana babo bakura biga neza. Arangije aravuga ati ariko iyo baguye rimwe biba birangiye, sibyo? Ariko ni fenomene itangaje, abantu batubaha Imana batanayishaka bakabaho neza. Nicyo gisiguro gisobanura ko isi tubamo atari iyacu. Mwami Yesu, turagushimiye ko uduhaye kuramuka neza kandi amahoro. Turagushimiye ko waduhaye gusinzira no kuruhuka. Ndagushimira ko nakize gripe, kandi ndagushimira n'abandi bose bagiriye neza muri iri joro bakaba babyutse neza. Tugushimiye ko nta nkuru mbi twumvishe, nta gikuba cyacitse, kandi ko umunsi uje ni ikimenyetso cyo kurama, kandi ni ikimenyetso cy'ibyiza bizaza. Ijambo ryawe rirambwira ngo reka nzi ibyo nibwira nzabagirira, ngo ni ibyiza si ibibi, kugira ngo mbaremeshe umutima w'ibyiza bizaza hambere. Ni ikimenyetso cy'ibyiza bizaza hambere, ko ukitubereye maso kandi ko udukunda, ko byose tuzabibona. Turagushimiye, ubishimirwe kandi uhabwe icyubahiro. Amen. Ejo mu gitondo njya mu kazi nagiyeyo na moto, ariko ikintu cyantangaje ni ukuntu moto yarinze igera aho nari ngiye, igiye nko gukora accident nka kane, no mu gutaha mu ijoro niko byagenze. Ndabireba ndavuga ariko Satani we, uhora uri gukora ni uko utazi neza ko Imana yagutanze gukora. Rero iyo umuntu Imana imwongereye kubaho ni ikimenyetso cy'ibyiza no kuzamusohoreza amasezerano yamwemereye. Ijambo ry'Imana avuga ngo ijuru niyo ryavaho n'isi ikavaho, ngo Imana izarema isi y'amasezerano. Ni umuririmbyi wabiririmbye, izarema isi y'amasezerano. Karebu mu myaka 40 ngo yari afite imbaraga z'umwuka n'iz'umubiri, ngo ageze mu myaka 85 ngo nabyo yari agifite iyo myaka. Haciye imyaka 40, arangije kandi imyaka ya 85 nibwo yakiriye gakondo y'Imana. Imana nabonye ikunda guha umuntu kurama, kandi Imana yaguhaye kurama ikavuga ati Ange azabaho imyaka 100. Icyo gihe aravuga ati no kuri 80 nzabimuha. Reka dani njye ubyivugiye ibyo ngibyo.
kuko urumva Kalebu nibwo mu myaka 45 yaje gusobanukirwa ko hari igikingi umwami Imana yari yaramwemereye nawe yemerewe. Byose rero tuzabibonesha amaso nitwubaha Imana. Abantu bashya Imana ibaha kurama, kandi umuntu wese Imana ihaye kurama imuha kubona ibyiza. Birashoboka ko tubaho mu buzima bugoye, dukubita umutwe hano, turwara, duhura n'ibitugerageza, ariko usanga duhawe kurama. Noneho ku munota wa nyuma tukazavuga tuti ni ukuri twabanye n'Imana. Tujye dushima Imana uko ibintu bigenda. Tujye dushima Imana uko ibintu bigenda, ntabwo bitubuza kubaho. Ni nacyo cyigisho nzanye. Yesu yaganirizaga abigishwa be kenshi cyane ko ari we yabwiraga, ariko mu by'ukuri nitwe yabwiraga. Hano aravuga ni ikintu gisanzwe twumva buri munsi buri munsi buri munsi. Hano Yesu aravuga ngo musabe muzahabwa. Ibi ntitubyumva buri munsi. Mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Ngo kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga akingurirwa. Atanga example, aravuga ngo mbese muri mwe hari umuntu umwana we yamwaka umutsima akamuha ibuye, cyangwa yamusaba ifi akamuha inzoka? Ko muri babi kandi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, none so mu ijuru ntazarushaho guha ibyiza ababimusabye? Ngewe hano navuga nk'urugero. Hano Yesu yavuze ijambo aravuga ngo ko muri babi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza. Ngewe navuga ngo ko mudafite byose, ko muri ababyeyi umwana agusaba ikintu ntukimuhe kubera ko utagifite, cyangwa kubona ko ikintu ari kugusaba kitari muri kapasite ye. Iyi parabole tugiye kuyifata nk'umubyeyi n'umwana, sibyo? Umubyeyi n'umwana. First of all, umwana abanza kuba umwana mu gihe adashobora no kumenya icyo asaba, ukamubera umubyeyi, kuko Yesu yaravuze ngo ko muri babi. None hano nongeyeho ndavuga nti se ko turi n'abantu badafite byose? Mwanyumva? Banza ufate urukundo rw'umubyeyi n'umwana, urebe ukuntu umubyeyi akayaringa ku mwana we, akamenya ko umwana akeneye konka atanabimusabye, akamenya ko umwana akeneye kurya, akamenya kumuhitiramo ibyoroshye. Tukabyuka twiruka kugira abana babeho. Wibuke ikintu Yesu yavuze ngo muri babi. Ibyo byose tubikora turi babi. Tubikora turi babi. Tugakora ibishoboka byose ngo abana bacu bakure, bakajyana no ku rwego rwo gutangira kudusaba. Noneho tugiye kora ku mubyeyi ufite inzu itari iyo ukodesha, wishyura ishuri, uhaha, unashaka ukuntu yagura n'ikibanza kubaka, kugira ibyo byose muzi ko ari ubuzima ducamo, kugira ngo abone aho atuza abana be. Siko bigenda? Noneho rero uyu mubyeyi, umwana we, bino bipupe binini cyane binini by'abana kigura ibihumbi 36, je pense. Noneho umubyeyi uri gusevinga amafaranga y'inzu, ari no kureba ati nanavaho nzasevinga minerivare itariki iyi bizagera bari kutwishyuza, ari no gucungana na sitoke, ari no gucungana umwana abona umugati wa buri gitondo. Mwibuke ko hano Yesu yavuze ngo nta n'usaba umwana we ngo umwana amusaba umugati ngo amuhe inzoka. Umwana nta nubwo ari ngombwa ngo agusabe n'umugati. Urebe bwa bubyeyi bwacu bwo turi babi, Yesu niko yavuze, sibyo? Noneho izo management zose ukareba ukavutse iyi gipupe kirihutirwa, ukumva ko umwana aragikeneye, ariko ukavuga uti kamanze nkemure turi kuri deadline. Ariko first of all urashaka ngo uyu mwana abone ahantu arara, uyu mwana abone icyo arya, uyu mwana abone iki? Abone ishuri yiga. Ibyo byose kuri wowe uri kubona ko ari byo by'ingenzi, kandi uri kubireba ngo bizamukuza bimugeze ahazaza. Yesu yashyizeho akantu ngo ko muri babi. None arabaza ati none umubyeyi mwiza uruta abandi, waremye ababyeyi bose, wuzuye urukundo. Niyo mpamvu relasiyo yacu n'Imana igomba kuba abana n'ababyeyi.
n'umubyeyi, nitaba iyo tuzahora tubona ko imana ari mbi itaduha ibyo tuyisabye. noneho reka nkomeze ubuzima bw'uyu mubyeyi. uyu mubyeyi igihe kimwe kizagera muri iyo minsi abona utwo tuntu araducogoje, avuga ati n'umwana wanjye akeneye cya gipupe ngo anezerwe. umunsi utanabimuteguje akabona urakimuzaniye. ubwo si ubuzima bwa buri munsi, sibyo? noneho kandi uyu mwana umureze gutyo, umwaka umwe urarangiye, imyaka 2, wenda kapasite y'ubuzima ntiri kwiyongera, ujya ukabona uyu mwana agize imyaka 20, arangije segonderi, agufitiye urukundo kandi akavuga ati mama papa ntacyo batakoze, bakoze neza pe, baratureze, batureze bibagoye, mwe ryashimwe turi guha abantu babi. imana Yesu we yivugiye ati ko muri babi. nuko Yesu azi ko turemwe muri kamere ituma tutabasha kuba beza 100%, as long as dufite ubumana. iyo dufite ubumana tubasha kuba beza, sibyo? noneho kandi uyu mwana afite na barumuna be, uzababona mu myaka 20 azavuga uriya muryango ni inyangamugayo, ntako batagize, ni umwuka w'ubwenge bagize ngo barere bariya bana. noneho Yesu akavuga ati musabe muzahabwa. ikintu kitumenyesha ko iyo dusabye duhabwa ni uko mu myaka itambutse hari ibyo twasabye twahawe. ntabwo imana yacu ari mbi ku buryo waba ugize imyaka 30 ibyo wasabye byose nta na kimwe urahabwa, sibyo? icyo ni kimwe. ngo mukomange, sibyo? mukomange ni umuryango wa karibu, erega uje, kuko imana ukuntu mbona sisiteme y'ubuntu nta guforosa kurimo. uje ukanasanga wambona, ukomanze umutima wanjye wambona. imana yo ntinashaka ko tuyisaba gusa, ishaka ko tugirana relasiyo. munashake tubane tube inshuti, munyegere tubane tube inshuti. iyo ugendana n'imana ukirirwana nayo ukabana nayo, no mu muhanda uri kwigenda ukavuga uti imana wabonye ibi ngibi, mukaba inshuti, mbese mukagira intimacy, mukagirana ubusabane. no kuyisaba uyisaba ufite sincerite, ufite humilite, uzi uri kubwira. hari ukuntu nigeze mbabwira ngo hari urwego uvamo urangije gusenga amasengesho yo kwiyiriza imisozi, warasenze wamara kumenya ubumana n'ubumana, presence y'Imana muri wowe, ntuwongere kuvunika iyo misozi, ukajya wicara ukavuga ati imana ushimwe ko mbyutse meze neza, gahunda ni iyi, ngiye muri ibi, ubane nanjye. kuko ufite conviction yo kwizera, icyo gihe birakorohera gusenga utavunitse. rero niyo ubanye n'imana neza, nk'ubu ngewe sinavuga ngo hari urwego nagezeho, ariko hari igihe mbwira imana ndabizi ntabwo byambaho, ndabizi ibi ngibi uraza kubigenza neza. imana se ntubona ko ibi bikenewe? kandi kuko ukabona kuko birakenewe. niyo mpamvu imana yivuga ngo ni ugusenga ibijyanye n'ubushake bw'imana. mu mwuka wawe haba harimo conviction ko icyo kintu imana itakikwima kuko kirakenewe, sibyo? none se imana tuvuge yakugejeje kure habaho, yakwifuza ko umara iminsi 3 utarya? ngaho mbwira. ntago hari ibintu nyine biba bikenewe, ibintu natwe abana b'abantu tubasha guha abana bacu, hari ibintu n'imana birashoboka ko tutabibona nk'uko bimeze, ariko imana ikadushoboza kubaho nk'uko bikwiriye. byazanashoboka twazagera ku rugero rwo twabaho n'ubuzima buzamutse nabwo ikabutuzamuraho, kubera fidelite isigaye tubonamo. loyalty kandi bivuga mu cyongereza, kuba loyal, wabaye loyal ku mana, muri kumwe iminsi ku wundi, ntuyibeshya. niyo wagize intege nyine bivuga ati byananiye, fasha ubuntu bwawe bunkorere. so rero iyo hatarimo umwuka w'ubwibone, biroroha ko imana yumva isengesho ryawe. tuvuge for example,
ushaka imodoka, ukabwira Imana ati Imana rero ndambiwe kugenda n'amaguru, ariko ntushobora gusaba imodoka ufite izindi ebyiri ziparitse hariya, mujye uhinduranya. Ibyo burya birakorwa kenshi, ariko iyo uri gusaba icyo gihe, iyo wagiriwe ubuntu bw'imodoka imwe, ebyiri birakunda, n'eshatu, n'eshanu waziparika kuko deje ubuntu bw'imodoka bwaramanutse. Ariko mu gihe uri gutangira, ntabwo wayisaba ngo numara kuyisaba usabye imodoka ya benzi mu gitondo utari kumana nikenereye n'ijipe. Ntabwo ari uko itabiduha, Imana yacu iragutse, ariko Imana yo izayibaza se none se ayikeneye ngo ayikoreshe iki? Ariko kuko yinsabye reka nyimuhe, yarakuze azamenya kuzijera. Se ikintu cyitwa sincerite ku Mana, kuyibwiza ukuri kandi ukayereka ko waje kuyishaka pe, muri kumwe. Hari ibintu nabonye bigeze mbibona muri materaniro kwa Bushiri. Muri uwo munsi yarigeze umwuka wo gusengera abantu bari barasubijwe bakagenda, baje gusaba bahita banasubizwa kuko baje mu mavuta y'ubuntu bwo kwakira ko aba bahanuzi bakuru bo ibyo bavuze biraba. Bo rero si na ngombwa ngo bahanure kuko bicaye kuri ofisi y'ubuhanuzi. Ni ama-ofisi Imana yabahaye, ni ama-ofisi bakoreramo. Nk'ubu ngubu for example, perezida kano kanya ntabwo yakwifuza ikintu kiri muri kino gihugu ngo akibure, cyangwa ntiyabura gutegeka icyo ashaka abona mbese muri we abishaka. Ashobora kuza akambwira ati Ange uyu munsi nkugize minisitiri kuko ni perezida, sibyo? Rero bari abantu bicaye ku ma-ofisi y'ubuhanuzi, ofisi uriho amavuta yayo arakora igihe cyose arakora. So abantu rero baje nabo baba badakunda Imana, ari abapagani, ayo mavuta arabakorera. Noneho aza gukora amateraniro, uwo umwuka w'Imana yari yamuhaye gusengera abantu, bigeze baza gusenga bagasubizwa, bakajya kurya umugisha basubijwe ukabashirana bakagaruka. Ntibigeze baza kugaruka gushima Imana, ntibigeze bagaruka gusabana n'Imana, kuko buriya kenshi ibitangaza Imana ikunda gukorera abantu ibibakorera kugira ngo, hari abantu Imana ikorera ibitangaza kugira ngo bayizeho, nko kubareshya kabata, ariko n'iki ndakigukoreye kabiri gatatu, ese nubona ko ndi Imana ikora ibitangaza waje kabanza kugaburira amata, wazahagereka kugabura n'ibikomeye, sibyo? Nuko arokariza abantu, amazu heruka hano ryari 2000 na kangahe, wari waje gusaba iki n'iki, urumva ni umuhanuzi Imana yahita ikimwereka ati none ugarutse hano cyararangiye, cyajemo ibibazo. Burya ikintu wabonye ku bw'isengesho ukiragiza isengesho. So ngiye kubereka rero akantu gatoya, uku duhaguruka tukajya gusenga ku rusengero, tukajya mu masere de priere, tukiza tukajya ku misozi, biriya byose ni ikimenyetso cy'uko uwo dusaba afite ibyo dushaka kandi ko abitanga kandi ko tumwizeye. Hano rero ntitugatinye kumusaba, ariko cyane cyane njye numva aho kugira dutangire ku ijambo gusaba, twahera mu gushaka no gukomanga, ubundi tukabona kumusaba. Bijya bingora iyo ntangiye isengesho ngo mpite mbwira Imana icyifuzo cyanjye, oya birangora, mpita numva ngize nk'ikintu cy'isoni, siravuga mu Imana simperuka no kuyisenga, nibwo ngitangira. Urabanza ukayinezeza, ukayinezererwa, ukanumva ko yahageze. Buriya yumva abantu bari kuvuga ngo twagiriwe ubuntu, ni ukuri ngo umwuka yararamanuka, icyo gihe umwami aba yahageze. Ntabwo waba wahuye n'umwami ngo usore utamubwiye icyo ukeneye, uramusaba. Ni ukuvuga ngo rero bijya bimbaho ngatangira ngasenga, Mana uri nziza, Mana urakomeye, Mana uri amahoro, kandi nshaka ikintu gikomeye nshaka kuyibwira. Nkakomeza nkazenguruka, ariko najya kumva nkumva ngira ubuntu, nkumva presence yaje y'ubwiza bw'Imana, nkabwira Mana urakoze, ni ukuri ndarushye, iki kintu nifuza ko gikorwa n'iki n'iki. Kandi noneho impamvu abantu nidusenga tuzizere, ni ukuri nshobora no kumara umwaka ntarakibona, ariko nkajya nibuka ko icyo kintu nagisabye Imana, ubwo nagisabye amaherezo nzakibona. Si nk'abantu bahamagawe bo ntabwo basaba ngo bahite babona, ahubwo usabira abandi bakabibona. Ariko wowe kuko Imana ikiri kukugerageza, ikiri kugukamura inkanda, ikiri kukoza kugira ngo mu myaka 10 izaza uzaba uhagaze ku rugero ishaka igukoresha itikanga, usabira abandi, ugasengera abandi, ukagira gute, ariko ibyiwe bigahora bisitake,
kuko yo ibizi neza ko yaguhaye ubuntu bwayo. Nabyo Pawulo byamubayeho, yaramubwiye ati ubuntu bwanjye buraguhagije. Ni uko yari izi ko n'itayimu yabikuraho kuko ifite imbaraga kandi iba muri we. Natwe rero hari ibintu, kuko urabona nko mu myaka itambutse, ngiye kuvuga ku bakozi b'Imana benshi, ntabwo ndapuresiza, ariko mu mwuka wanjye niko byumva. Benshi Imana yabahaye ubuntu pe, ibaha prosperity, ibaha amafaranga, ibaha abantu, ibaha icyubahiro, abagore beza, ariko bakunze amafaranga. Bakunze amafaranga ku rwego bayashyize hejuru mu gukorera Imana, akabanza amafaranga akabona gukorera Imana, ibindi bikaza bikurikiye. Noneho Imana nayo ibona ko abantu bo muri iyo minsi batayikoreye nk'uko yabishakaga, nubwo ariyo generasiyo twakirijwemo. Niyo mpamvu ubona abantu bose barikangana. No wabona umurokore, umuntu agakora ni pasiteri, uramwikanga. Ntidutinya no gukritika abapasiteri bakomeye bakoze imirimo natwe tukayibona. Kubera iki? Kubera ko haje n'ibintu by'ifaranga. So rero Imana irabanza ab'ubu ngubu bari kuzamuka, kandi ntabwo ari njye nyine ubivuze, nabyumvanye abandi bakozi b'Imana barimo barazamuka. Imana yarabanje irakamura icyo kimwe cy'amafaranga ku rwego izaguhagarika ahantu bakakuzanira miliyari, ukavuga uti oya, ntabwo ndi buyafate, kuko ntabwo aya mafaranga avuye ku Mana. Murabizi ko abantu bagiye bazana amayesipiri y'abatinganyi mu matorero, ari byo bitwaje n'ibindi bisa gutyo, bagiye bazana amafaranga. Noneho tukagera no ku rwego Imana iguhagarika hariya, ikaguha amafaranga, ukabanza ukayibaza ati ese aya mafaranga umpaye nayo gukoresha iki? Kuko uyoborwa n'Imana, sibyo? Mwarabyumvishe, sinzi ko babita, niba ari abakanoni, niba ari ababishopu, akabishopu w'abaprotesita, ari kuvuga ngo banze ayo mafaranga yabo, baravuga ngo ubwacu tuzabamba amahema, tuzakoresha amaboko yacu. Noneho Imana ishaka abakozi b'Imana bageze kuri icyo kigezo. Kuri ubu ngubu ukaza hano ukambwira uti Ange, mfite ideni rya miliyoni 20, nkagusengera bugacya Imana ikaryishyura, kandi ngewe mfite irya miliyoni 1 nananiwe kwishyura. Ariko kuko Imana ishaka kugeza ku kigezo yo yifuza, nkaba muri ubwo buzima kandi we byakunze. Kandi buriya abo bantu basengera bagakomeza kubaha Imana ikurimo. So Imana rero yigeze imbwira ngo, yigeze impa indirimbo kera ngo genda ubwire abantu imikiye ngo ndabakunda. Kandi ngo ni ukuri yibuka ya masezerano yabahaye. Ni ukuri n'ubu uyu munsi Imana iribuka ibyo yatuvuzeho. Ntabwo bidukuraho kandi ikomeza kuyikorera. Ndetse twareka kuyikorera gute turi abakozi bayo, turi abana bayo? Umwana wo mu rugo asigana se gukoropa? Umwana wo mu rugo asigana kwakira abashyitsi? Oya. So hano nagira mbabwire rero, dufite ubuntu bwo gusaba. Yesu yarabutwemereye. Dufite ubuntu bwo gukomanga urugi rugafunguka. Bibiliya iravuga ngo umwenda wari ukingirije ahera wacitsemo kabiri. Duhawe ikaze, kandi dufite n'ubuntu bwo gushaka. Gushaka ngewe iyo mbyumva numva ari nk'ijambo rigayitse, kuko ni ikimenyetso kigaragaza ko uwo turi gusaba tutigeze tumushaka. Si bien ko atubera umuntu wa hafi. Buriya no mu rugo rw'abantu babiri bashakanye, iyi sitidi yo kugira ngo umwe adepande, kuko njye urugo narubayemo nararubonye, iyi sitidi yo kugira ngo udepande ku wo mwashakanye, wadepanda ku Mana, memu n'uwo mwashakanye akajya amenya icyifuzo cyawe wabanje kukibwira Imana. Kuko nawe ni umuntu, afite amalimiti, kandi icyo kintu umudepanzeho ni uko wakibuze. Tekereza ko wakibuze muba mu nzu umwe muri umwe, ntago gihari. Aho kugira umuhagarare ngo ntakwitaho, ntakugira gute, ibi ntiwabibonye. Banza ujye ku Mana, ubwire Imana nkeneye iki. Kabiri, umugabo wanjye cyangwa umugore wanjye aragifite, muha umutima wo kukimpa bitamvunye. Uzi ukuntu bivuna guhora ubwira umuntu mwashakanye ngo impa, kandi mwarashakanye? Ahubwo byaba byiza ko ugira uwo mutima wo kuguha icyo kintu utakimusabye, kuko muri umwe mufonkisiyona kimwe. Buriya abantu bashakanye iyo babanye neza bafonkisiyona kimwe. So rero twegere intebe y'Imana tugize gute? Dufite umutima w'abana n'ababyeyi. Nabahaye urugero rwa senariyo y'umubyeyi wo muri iyi si Yesu yatunze urutoki akavuga ati muri babi. Noneho Ange aravuga ati data uri mu ijuru. Nigeze mbabwira ngo igihe cyose usabye ujye umera nk'umukozi. Iyo mukozi mu gitondo arabyuka agakoropa, akoza ibyombo, arazinduka, ubundi agafata lisite.
umuceri washize, amakara yashize akabyandika, akanashyiraho no totari, yarangiza akajya gushyira ka gapapuro ahantu bosi we anywera icyayi, akakahatereka, bosi ava muri dushe yambaye agiye kugenda akicara afashe igikombe cy'icyayi, agahita abona ka gapapuro. Uyu mubosi se ko yaje akicara akanywa icyayi kirimo isukari, none akaba abonye kuri ka karisi hariho isukari yashize, kandi ejo ko ari umunsi w'akazi, ko atari no kwiyiriza, iki cyayi iyi sukari areka kuyigura, aba ari oburije yo kuyisiga. Ako gapapuro niba bashyizeho ibihumbi 15, ntabwo ayatanga yose, amushyiraho 12, hari n'ubwo ayatanga yose bitewe na sizoni, yarangiza akamubwira ngo nta nubwo bavugana, atereka akigendera. N'isengesho rero ni uko rimeze, ni ikintu wandika ukagitereka, nyiri ugusubiza we, niyo mpamvu bavuga ngo marayika utwara ibyifuzo nta cyifuzo acaho, byose ashyira muri cya gikapu akajyana mu cyumba cy'ibyifuzo. Na hano rero n'umwami Imana ni uko isengesho rimeze, uratereka nayo ikagira gute, ikaza ikabifata. Yabona ari ngombwa ko iguha bya bihumbi 15 ikabiguha, yabona ko bitabikwiriye ari 12 ikabiguha, kubera ko first of all twabanje kuyibonera mu Mana y'umubyeyi. Iyo twabanje kwibonera mu Mana y'umubyeyi izi ibyo dukeneye, idukunda, itureberera, tuba tuzi ko byose tuza kuyibona. Mureke ya masengesho avuga Mana warantereranye, Mana dore, Mana nudakora ibi, reka ibyo, girana ubusabane uyibwire. Nayo nibona ko muri inshuti ikavuga ati si uyu muntu n'ubushuti dufite ntazagira ngo naramuhemukiye. Ndabakunda. Mwami Yesu tugushimiye kubw'uyu munsi. Uyu munsi urawuduhaye, reka tuwunezererwemo. Reka mwami imigisha y'amazi y'ubugingo itemba iva muri twe isoko igere no hanze. Reka uyu munsi wa feva, uburinzi bwawe, ineza yawe, umugisha wawe. Reka ubwiza bwawe butwomeho ku mugongo, ku bitugu. Reka imbaraga zawe zikiza zibe upon us. Reka mwami imbaraga zawe zibohore zitubeho. Reka izibohore imitima zitubohore, izibohore imibiri zitubohore, izibohore ubwenge zibohore, mu izina rya Yesu Kristo. Reka ibiganza byacu bivemo inyatsi. Inyatsi ndayirukanye mu biganza byacu. Reka tugire umugisha wo kwakira no gukora. Udushoboze kandi gukorera muri excellence. Ugendane natwe ahataringaniye uharinganize. Ururimi rwacu ruba urwawe, ibyo tuvuga mwami bibe byuzuye imbaraga zawe. Umwuka w'ubwenge atubeho n'umwuka wo kumenya atubeho. Imbaraga zo kwizera zuzura imitima yacu. Mwami utubonye wese avuga ati ni ukuri uyu muntu ni umuntu w'Imana. Tugire umugisha aho dukandagiye hose haba hacu, dukorerwe n'abamarayika kandi dukorerwe n'abantu, mu izina rya Yesu Kristo. Kandi mwami ntiwifuze guhaza kwifuza kwacu, na bya bindi nabyo byose ubidukorere kuko biraduhangayikishije. Turagushimiye mwami mwiza ko wumvishe gusenga kwacu. Ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Amen.